hari umuntu wateze papa amukubita ifuni yamwo hano ngo ngwiki agiye kongeramo baba baramufasha bamubaza ati uyu musaza uri kumuhora iki ko ari umusaza wikorera ubundi papa mu buzima busanzwe yasudiraga akabona yo barya nge nashakisha nkabona yo bishyura inzu aramubaza ati umusaza kumugize gutya ni iki yagukoreye ati njyewe sinzi ukuntu nteye ati iyo bigeze mu kwezi kwa kane umusaza mba numva namwica icyo gihe uwo muntu aracyariho tuza nkubwire ukuntu bya none ikintu cyantunguye kinyereka yuko uwo muntu kamumbaye ashaka yuko rwose mbaho tubaho nyine nta mubyeyi tubona kandi ubundi arashaje imyaka afite ntago mbara yuko imyaka 10 imbere ayifite yego ejo bundi aramutega none hamukubita akaboko irigufwa rirasohoka bwa kabiri ubwo yari inshuro ya kabiri ubu ngubu babikoze ubwa mbere yabikoze 2024 mu kwa kabiri n'ubu ngubu mu 2025 yabikoze mu kwezi kwa kabiri aho ni mu karere ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri wa Musheri uwo muntu amazina yarazwi cyangwa arazwi ubu ngubu baranamufunze yego noneho barahamamagara barabimbwira barambwira ngo wa muntu yongeye aramuhohotera noneho amamagara imiryango yabo ndayibwira se ko noneho mbona ikibazo cyongeye kikaba insubira cyaha abo ngubu noneho turabikemura gute noneho ribi ifata uwo muntu yaramubwiye ati ufite ikibanza ukigurishira umusaza agiye guca muri sikaneri umuhungu arabyemera yuko bari bugurisha ikibanza papa akivuza noneho bigenze gutyo bamugejeje kuri ribu kwa kundi baba bagiye gusinya umuntu bagiye kumugemura yego imiryango iratubwira ngo ntago yaranyibwiye ati ntago twagurisha ikibanza kubera papa wawe ndabaza se ko mubona yarembeye mu rugo nanjye ubwanjye nta bushobozi bufite murabona biragenda bite ngo papa ngo uriya mwana azajya kuva muri gereza papa wawe yarapfuye ngo urumva turamutse tugurishije ikibanza twaba duhemutse twamujyanye kwa muganga Musheri ku kigo nderabuzima gihari baduha transfer ya Nyagatare transfer baduhaye ntago ari ambulance baduhaye byasabaga gutega kugeraho byari 30 babwije kuri amafaranga narayabuze twarayabuze urumva no kumurwaza 30 umurebye igufwa ryaka kaboko ryarasohotse none nimba vejo bundi meruka nabonaga zarasohotse ngo wiki nukuva uko akaboko kabora niko nimbavu zibora yego noneho nahamagaye nakoze iki namaje kubona ubushobozi bunshiranye mamagara uwo bita papi umwe nabonye uvuganira abaturage mubwira uko ikibazo kimeze papi Ndahiro Valens papi arambwira ati rero ndumva ukuntu bimeze ati mwavuganye n'imiryango mwakoze inama murabyumvikana ndamubwangwe mwagiye kuri ribo ndamugange n'ibaburo bya ribo turabifite ndamubaza se ni iki kintu ushobora kudufasha wacu akavurwa yarambwira ati byari nijoro yarambwira turabona aya masaha burije uzamamagara amasaha y'akazi ndebe ikintu ngufasha yego muri 2024 mu kwa kabiri yego hari umuntu wateze papa amukubita ifuni yamwo hano ngo ngwiki agiye kongeramo baba baramufasha bamubaza ati uyu musaza uri kumuhora iki ko ari umusaza wikorera ubundi papa mu buzima busanzwe yasudiraga akabona yo barya nge nashakisha nkabona yo bishyura inzu aramubaza ati umusaza kumugize gutya ni iki yagukoreye ati njyewe sinzi ukuntu nteye ati iyo bigeze mu kwezi kwa kane umusaza mba numva namwica icyo gihe uwo muntu aracyariho tuza nkubwire ukuntu byagenze yego nuko noneho baba baramufashe bamutegeka kumuvuza biranga umuryango uratubwira ngo uyu muhungu niyo bamufunga kuko aracyari umusore azava muri gereza papa wanyu yarapfuye
twari yarangije bishoboka. Yego. Asiya atanga amafaranga baramuvuza arakira. None ejo bundi mukwa Asiya ibyo bintu umuntu amuhamagaye yabivuga cyangwa wenda nago ngiye cyo icyo abiziho nuko namusabye amafaranga mubwa ko papa bamugiriye nabi. Arayaguha. Arayama. Hanyuma nago yigeze akurikirana ngo abe yamenye ikibazo papa we yaba yazize cyangwa se ntago yavuganaga n'ababyeyi bawe icyo gihe ubayo. Iyo mpano naga yigira yo gukurikirana umwana nga amenye ibipfi wabo. Hari umumama twari duturanye ucuruza ubushera. Yego. Mama twabona ubushobozi bwo gukodesha iyo nzu n'uyu munsi twabona ubushobozi bwo gukodesha iyo nzu ayo guhaha akabura. Mama akagenda akamubwira ati ko wacuruje ubushira kandi bivuze ko mu bihingurube nta kuntu wandayeho two hejuru nkagenda byibura ko abana baturya mu nda bakumva hari ikigiyemo. Ari mama wawe? Ari mama. Ari gusabira abana ibivuzo? Ari kudusabira ibivuzo. Hangana. Noneho ubwo nyine ibyo bivuzo bakabimuha. Yego. Yahagera none yageraga ku irembo akaba aratubwiye ati bana banjye byo kwa wandobo byabonetse. Ubwo nyine tukazana ibikombe kwa kunda abana bazana ibikombe ngo baje kunywa icyayi cyangwa igikoma. Yego. Twabaga tugiye kurya ibivuzo bya hejuru yo hangana. Hari ibintu ntekereza nkumva birandenze. Hangana. Twabaga tugiye kurya ibivuzo byavuye hejuru ubushira bwavuyeho asigayemo byavuzo bahingurube. Yego. Twe nibyo bagiye kuduha. Turabirya biradutunga. Ubwo mama yamamagara wenda urugero hari ikintu gihari Theogene akatubwira ati nta gihari ariko kubera Imana ndabizi ko birashoboka, akabamuhaye kwishyura inzu se akabamuhaye uwo mwenda wo kwambara. Nyine ubuzima bugenda gutyo. Yego. Noneho ubuzima bukomeza gutyo ariko kugeza uyu munsi nyine urumva niba yarahara akamfasha wenda hari nk'abandi bamfasha. Urumva uyu munsi ntago gihari n'umugore we n'umwe nta undi muntu bari kumwe akeneye kurera abana be nawe ubwo akeneye kubaho. Urumva ubuzima ntago bworoshye. Asiya uravuga Asiya ntago bworoshye. Yego. Hanyuma kuri uyu munsi wa none waje kwisanga wavuye kwa Theogene gute? Ko tuzi ko hari umuryango w'abana bagifashana n'ubu ngubu kandi n'ubundi right now munyibona ukiri umwana wo kuba wafashwa. Abari kababwira ubwo nyine ubuzima wavuyemo nibwo wongeye usubiramo. Urumva rero niba yarabonaga ayo mafaranga umugabo we yarakoraga cyangwa akagira gute uyu munsi nta bigihari. Nta mikorere. Urumva rero kandi nawe akeneye kubaho, akeneye kubaka umuryango mushya, hari ibyo akeneye gukora se. Urumva ntago byoroshye. Hanyuma kuri uyu munsi wa none ubarizwa hehe cyangwa se ukora iki cyangwa se uba hehe? Njye mba Nyamirambo, mba hano Nyamirambo. Utaragera hariya Nyamirambo kunuza utaragera hariya ku Marange uriya muhanda umanuka gutya usa nk'uwerekera Kimisagara niho mba. Usa nk'uwerekera Kimisagara kunuza kwa Mutwe. Kwa Mutwe niho mba. Ariko nyine ikintu narimaze iminsi nkora narimaze iminsi nzunguza. Ejo bundi baradufashe barabitwaka. Urumva kuzunguza hari hano muri Kigali buri gusa nk'uko manga kuri RIB. Buri gukomanga kabisa. Iyo ugiye ugataha kabisa ugeze imbere y'umuryango utahaho urapfuka mukavuga ati shimwa mana uyu munsi kuba wishe. Urumva ntabwo biba byoroshye. Barabikwambuye. Barabitwambuye. Ubu ngubu nyine urumva ntago byoroshye. Kuva babitwambura ndi mu rugo. Wazunguzaga iki? Wazunguzaga iki? Nazunguzaga ubundi nabanje kuzunguza ibintu by'imbuto. Ibintu by'imbuto mvuyeho mbona igishoro cyo gushora mu myenda nkajya kurangura hariya Kimisagara nkazunguza nyine kwa kundi abazunguza agenda uko manga ugira gute ugenda ucuruza. Ejo bundi tugeze mu mujyi
ntumbaze niba baradufasha ugira ngo ni benshi. Hanyuma kuri uyu munsi wa none waba warize se? Narize nzi gusoma no kwandika, nubwo naciye muri ibyo byose urumva navuye mu ishuri hari ibyo menye. Wavuye mu ishuri ugeze mu kangahe? Nari nshoje P7 muri Uganda. Muri 9? Ubwo ni mu wa mbere. Ubwo ni mu wa mbere. Iriya nasare biga bagarukira mu wa 7. P7 bisoba ni bagarukira mu wa 7. Ubwo wari uzi gusoma no kwandika. Hanyuma se tuvuge kuri uyu munsi wa none abantu bagukurikiye cyangwa se bakurikiye iki kiganiro bamaze kumva ubuhamya bwawe cyangwa se ibyo ukeneye cyangwa se n'ibyo waciyemo byose, right now umubyeyi wawe yaba papa yaba mama wawe baracyariho ariko ntago byoroshye. Ubuzima ntago bworoshye cyane ko hano mu Rwanda turi muri ya minsi 100 yo kwibuka. Yego ntago byoroshye. Sinzi maze iminsi nkora, nari maze iminsi nzunguza, ejo bundi baradufashe barabitwaka. Urumva kuzunguza hari hano muri Kigali buri gusa nkuko manga kuri RIB. Buri gukomanga kabisa. Iyo ugiye ugataha kabisa ugeze imbere y'umuryango utahaho urapfuka mukavuga ati shimwa mana uyu munsi kuba wishe. Urumva ntabwo biba byoroshye. Barabikwambuye. Barabitwambuye. Ubu ngubu nyine urumva ntago byoroshye. Kuva babitwambura ndi mu rugo. Wazunguzaga iki? Wazunguzaga iki? Nazunguzaga ubundi nabanje kuzunguza ibintu by'imbuto. Ibintu by'imbuto mvuyeho mbona igishoro cyo gushora mu myenda nkajya kurangura hari akimisagara nkazunguza nyine kwa kundi abazunguza agenda uko manga ugira gute. Ugenda ucuruza. Ejo bundi tugeze mu mujyi. Ntumbaze niba baradufasha ugira ngo ni benshi. Hanyuma kuri uyu munsi wa none waba warize se? Narize nzi gusoma no kwandika, nubwo naciye muri ibyo byose urumva navuye mu ishuri hari ibyo menye. Wavuye mu ishuri ugeze mu kangahe? Nari nshoje P7 muri Uganda. Muri 9? Ubwo ni mu wa mbere. Ubwo ni mu wa mbere. Iriya nasare biga bagarukira mu wa 7. Gisirika mbasuhuze mbaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Rukundo Empire. Ndagusuje kandi nguhaye n'ikaze wakoze subscribe uruwa gaciro. Ngira ngo mbabwire ngo uyu munsi bishobora kuba bimeze neza uyu munsi wa none, ariko ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi bikamera neza ejo ntibikomeze kugenda neza, ariko ndakubwira ngo senga Imana bizagenda neza. Kuri kamera zacu nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umukobwa agiye gutangira twibwira kugira ngo tuze gukurikira ikiganiro yaba agiye kutugezaho cyangwa se ubuhamya bwe, ariko twese tumuzi. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uratangira wibwira abadukurikiye amazina yawe? Yego, amazina yanjye nitwa Sabiyumva Maria, mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Musheri, akagari ka Kibirizi, umudugudu ndacyawibuka. Ntabwo kiwibuka? Haciyeho iminsi. Urutubwiye ngo witwa? Sabiyumva Maria. Sabiyumva Maria. Mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Musheri, akagari ka Kibirizi, umudugudu nyine ni ukincanga mukona, ariko umudugudu ntago ukiwibuka. Bitewe nyine kugira ngo mbere yuko yenda tuza gukora ikiganiro cyangwa se utwinjiza mu nkuru yawe, ndagira ngo uze kutubwira byinshi kuri wowe kugira ngo uve aho ngaho Kibirizi mu karere ka Nyagatare. Kugira ngo tuze gukurikira inkuru yawe tukuzi neza. Hanyuma ufite ababyeyi bombi? Ababyeyi mfite papa na mama. Ariko ndabahaho impamvu yatumye dutandukana. Kugira ngo utandukane n'ababyeyi bawe? Kugira ntandukane n'ababyeyi banjye, ntabwo twatandukanye kuko banyanga, nubwo twatandukanye kuko mbanga, ahubwo n'ubuzima bubi twari turimo. Yego. Ni ukuvuga ngo mu rugo twabaga mu gihugu cyo mu Bugande. Yego. Nyagatare murabizi ko ari abaturanyi no mu Bugande. Yego.
ni ku Mwaro no ku mupaka. Ni ku mupaka. Yego, ubwo rero papa na mama baje kwimukira mu gihugu cya Uganda. Mfite imyaka 2. Yego. Nibwo twimukiye mu Bugande. Bagurisha mu Rwanda bajya kugura mu Bugande. Yego. Baragenda baragura barubaka. Bamaje kubaka nuko turatura bisanzwe, urumva ko twahise tuba nka abatuye nyine bisanzwe. None igihe kiza kugera kiragiye cyageze bajyaga birukana abanyarwanda bava mu Bugande bakabohereza mu Rwanda. Mwagiye mubona ko ku mipaka bajyaga bohereza n'abanyarwanda bakohereza isanduku hejuru bagashiraho inuza irangamuntu. Yego. Bakohereza abanyarwanda, abagabo bakabohereza bambaye ubusa, abagore bakabohereza tubatwikira amabere. Ngira ngo mwese mwarabibonye. Yego. Yego, natwe rero no muri ubwo buryo twavuyeyo. Twari nta kintu twari tubuze, ntitwahahaga. Yego. Twe amata ntitwayaguraga, igitoki ntitwakiguraga, nta kintu na kimwe twaguraga. Byose twari tubyifite, ariko twagiye kuva mu Bugande tuvayo nta kintu na kimwe tuzanye. Yego. Icyo gihe muva muri Uganda nguce mu ijambo gato, icyo gihe hari ryari? Icyo gihe hari 2014. 2014. Nibwo bari birukanaga abanyarwanda icyo gihe. Yego, ubwo nsubiye inyuma gato mbere yuko dutsimbura tuvayo. Byari biri mu gitondo duhumuje, ariko twaramenye ko agace turimo bakagezemo bari kwirukana abanyarwanda. Duhumuje hari mu gitondo papa ratubwira ati mwahura izo nka. Noneho mukanya ndaje tuzitemera ibitumba cyari igihe cy'izuba. Yego. Tugeze noneho tukizahura tubona mudugudu araje abwira papa ati tubaragushaka. Papa yitaba mudugudu. Noneho amwitabye haciyeho umwanya tubona umunyarwanda araje atubwiye ati papa wanyu bagiye kumufunga, bamujyanye muri gereza. Yego. Noneho haciyeho umwanya ubwo mama yasa atubwira ati ubwo papa wanyu bamufunze ntago twamenye icyo bihatse, izo nka ni muzisiga aho ngaho muramuzireba muri mu rugo, muze tube turi hano mu rugo. Umva nk'umuntu mukuru we hari icyo yari yabonye. Yego. Noneho turangije tuzisiga aho ngaho turaza mu rugo, ariko tukigera mu rugo haciyeho iminota 3 twumva imirindi turuka ruguru. Yego. Abakoko bazaga bambaye ibintu bipfutse hejuru ku maso no hasi, nyine basigaje ahantu barebera gusa. Baza bafite ibintu by'ibisongo n'amacumu batera. Noneho bashitse haruguru yo mu rugo gatoya batangira kuvuza induru. Yego. Mama afite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 8. Yego, 8. Nuko tuza noneho turirukanka, ariko ngiye nkajya niruka mfite amatsiko yo kureba abantu bari kutwica barasa gute, ni bantu ki bari kubirukaho barasa gute. Barasa gute. Hanyuma icyo gihe rero mama wawe ahetse umwana, papa wawe yari yagiye hehe icyo gihe? Mama wawe ahunga nawe? Mama wanjye ahunga? Yego. Papa yari yagiye? Papa no kuvuga ngo baramujyanye we bahita bajya kumufungira kuri gereza bafungiragamo abagabo. Yego. Yabaga ahantu bita Nyakivara hejuru y'inyanja. Baragiye bayubaka hejuru y'inyanja. No kuvuga igihe cyo kubarasiyo cyageraga barabarasaga bagata babohereza muri ya mazi. Aho hantu rero niho bagiye kumufungira. Hanyuma uza gutandukana rero n'umuryango wawe gute rero? Ukuntu twaje gutandukana rero nibyo narimo mvuga. Rwaba urugendo rurerure. Tuza kwisha ahantu ku munyarwanda twari duturanye. Yego. Aduhisha bishitse saa 8 umugabo aratubwira baje kubahigira hano. Turakomezamo tuza, noneho umugabo atwereka inzira tunyuramo, atwereka inzira y'icyambu. Tunyura mu cyambu tuza mu Rwanda, tuza hano mama yahoze atuye na papa bagishakana. Yego. Aho hantu nanzu yari hahinzu hari umwanya nyine hari ibyatsi gusa. Noneho turahaza mama hasasa ishuka. Ahasasa ishuka agisasa igice kimwe cyorosa umwana arakinyorosa, we ntiyiyorosa, turyamye aho ngaho. Noneho bishitse nka saa 10 ahita ntungira urutoki. Ambwa ati bari abantu twahoze duturanya ntungira inzu urutoki. Bari abantu bajyaga baza gukora mu rugo nyiri mu Bugande, nukuvuga bajyaga bamuzanira abakozi b'abanyarwanda nyiri mu Bugande. Bityo rero genda yubabwire ko nshaka amazi yo kunywa uyanzanire. Nuko ndagenda ndababwira ni mwiriwe,
ndi umwana wa Kayitesi yarantumye hano ngo mama amazi yo kunywa mama Yego. bamwita Kayitesi nuko arambaza ati se mama uko tuzi ko babayeho neza mu buzima bwo mu Bugande ukaba uri hano uhari mu buhe buryo yego namubwira ni rero mama numye amazi atambwira ati ngwino twereka ahantu mama wawe ari ragenda ndahabereka mama ubwo bahashitse mama kibabona yahise agwa muri koma bamujyana kwa muganga natwe bahita batujyana mu rugo ubuzima bubi naho bwatangiriye nuko gusenga ni byiza ndimo ndihuta hari itorero yasengeragamo mbere yuko bajya mu Bugande yego iryo torero niyo ryadufashije riduha umusambi duduha ibigori duduha ibishyimbo dusafana n'udusahane yego dukodesha inzu tuyijyamo ubuzima butangira gutyo uri kumwe nandi icyo gihe ndi kumwe na mama gusa yego papa aracyafungiye mu Bugande na barumuna banjye wumve n'abakuru banjye twaratandukanye gutyo muri ibyo gihiriri cyo kutwirukankana ntawe uzi ngo umubyeyi ari he nawe uzi ngo umwana ari he natwe ubwacu ntibari bazi ko twageze mu Rwanda yego noneho haciyeho iminsi ubuzima burakomeza buranga mama ararwara ibintu birakara nkajya ajya guhigira abantu mpetse ka karumuna kanjye gatoya ntagerayo yandeba uko ngana yareba n'imyaka mfite akangira imwe akabimpa nakoze yego mba muri ubwo buzima tuvuyeho tubura amafaranga yo kwishyura inzu twayishyuraga 2,000 turayabura ubuzima buranga noneho hari umukobwa twari duturanye arambwira ngo tujye guhigira akazi i Kigali yego muvuye muri Uganda tuvuye muri Uganda yego tavuga ni ubuzima bwo mu Rwanda ko nzi ko i Kigali iri mu mujyi bavanga iyo ugeze hari ubwa mbere barakugonga reka ngende byibura n'iyi modoka yazankubita nkapfa ariko ntabona akababaro mama arimo na papa ubwo nsubiye inyuma gatoya papa baje kumwohereza baragiye babafungira muri gereza ngo niba ari y'amazi bajye babambika iminyururu amaguru n'amaboko yego barabakubita kuko bamuzana yaramugaye ubwo nyine n'uyu munsi nubwo ariho nta kintu na kimwe yimarira ni umusaza nuko ubwo muri Kigali ukuntu nahinjiyemo narabyutse ari mu gitondo cya kare saa 10 hari imodoka ivi iwacu itsimbura saa 10 zuzuye iba yatsimbuye yego noneho mbere kwa kunda abagenzi batarinjira abanamba bakiri kuyihanagura narabyutse kare imodoka nyikubitamo rugikubita ndagenda njya hamwe batereka imizigo inyuma ku modoka hari ahantu batereka imizigo naragiye nyiryamamo indani bakajya batsindagira umuzigo nkawureka bakawutsindagira bamara gukinga nyine nkashaka uburyo niyaranja kugira ngo mu mutwe singire ikibazo yego nyinjira mu buzima bwa Kigali ubuzima buranga ewana nkubitana n'ababebi n'abaniga umva dutangira ubuzima gutyo bw'imihanda wababonye uko wigenza nyine mwaba mwafatishije mugafatisha byaba byanze bikanga kugeza n'uyu munsi nyine urumva ibintu biracyari hatari hanyuma abantu badukurikiye bashobora guhita bibaza ngo icyo gihe ukigera muri Kigali waje winjirira hehe waje ujya hehe ko nta famiye wari ufite muri Kigali yego naraje nyinjira muri Kigali hari umuryango nyigera muri Kigali urumva imodoka yaraparitse yego nkubitana n'umumama yabaga Nyamirambo arambwira ati ko mbona uri umwana nta bintu byinshi kurugira ati nta kuntu waza mu rugo kugira umwana nkakwereka ibintu uzajya umfasha ambwanye nta kibazo uwo mama yaranjyanye anjyana iwe Nyamirambo turabana noneho nshitseho nsanga ari akazi ko mu rugo agiye kunkoresha nkajya mutekera nkamugemurira ibiryo aho yabaga aho yakoreraga nyine ubwo nabaga mbikuye mu rugo turabara noneho hakaba hari umukobwa wabaga mu nzahuke bitaga Valentina inzahuke imwe yo kwa Theogene uwo mukobwa rero yajyaga aza guhahira aho ngaho aje kunsura mubwira ubuzima ndimo ndamuganiririza nyine yajyaga haza buri munsi yareba ibyo nkora yareba n'ubuzima ndimo nyine bukamubabaza anje ambwira ariko hari umuryango nabonye kano kanya uramutse ubonye amahirwe yo kujyamo wagirirwa neza noneho bangane
bibaho none harangije amuza nabo amuzana n'umugore wa Pasiteri Theogene niwe nshuti maje kumuza nawe mubwira ubuzima ndimo ubwo nakuriyemo nsanga naba afite hari abo duhuje ibikomere arambwira ati sinshobora kuguhereza ibinyura umutima wawe ariko dukiya mutwo mfite nzatugufashisha yego turabana dutangira kubana muri ubwo buryo haba hari ikimana yaciye inzira ati babonye bakadufasha bakamfasha mu bandi byaba bitabonetse nyine bikaba uko nguko. Ubivuze ngo nawe wavuye uba mu nzahuke yo kwa Theogene cyangwa ntabwo kibarizwayo? Kano kana ntago mbarizwayo. Hanyuma waje kwisanga gute mu nzahuke usanga nawe uri umwana barera nk'abandi bana bo mu muhanda cyangwa se bakuye ku muhanda? Urumva n'Imana yabikoze kuko iyo nisangayo hari bumbeho ibintu bikomeye cyane kuruta ibyambayeho. Ari ibintu bikomeye kubera yuko kuba iwanyu ntacyo mubuze murya saa sita na nijoro ukisanga mu buzima bwo kubura ubundi nsubira inyuma gato tukigera mu Rwanda kugeza n'uyu munsi hari umumama twari duturanye ucuruza ubushera. Yego. Mama twabona ubushobozi bwo gukodesha iyo nzu n'uyu munsi twabona ubushobozi bwo gukodesha iyo nzu ayo guhaha akabura. Mama akagenda akamubwira ati ko wacuruje ubushira kandi bivuze ko mu bihingurube nta kuntu wandayeho two hejuru nkagenda byibura ko abana baturya mu nda bakumva hari ikigiyemo. Ari mama wawe? Ari mama. Ari gusabira abana ibivuzo? Ari kudusabira ibivuzo. Hangana. Noneho ubwo nyine ibyo bivuzo bakabimuha. Yego. Yahagera none yageraga ku irembo akaba aratubwiye ati bana banjye byo kwa wandobo byabonetse. Ubwo nyine tukazana ibikombe kwa kunda abana bazana ibikombe ngo baje kunywa icyayi cyangwa igikoma. Yego. Twabaga tugiye kurya ibivuzo bya hejuru yo Ihangane. Hari ibintu ntekereza nkumva birandenze. Ihangane. Twabaga tugiye kurya ibivuzo byavuye hejuru ubushira bwavuyeho asigayemo byavuzo bahingurube. Yego. Twe nibyo bagiye kuduha. Turabirya biradutunga. Ubwo mama yamamagara wenda urugero hari ikintu gihari Theogene akatubwira ati nta gihari ariko kubera Imana ndabizi ko birashoboka akabamuhaye kwishyura inzu se akabamuhaye uwo mwenda wo kwambara nyine ubuzima bugenda gutyo. Yego. Noneho ubuzima bukomeza gutyo ariko kugeza uyu munsi nyine urumva niba yarahara akamfasha wenda hari nk'abandi bamfasha urumva uyu munsi ntago gihari n'umugore we n'umwe nta wundi muntu bari kumwe akeneye kurera abana be nawe ubwo akeneye kubaho urumva ubuzima ntago uravuga Asiya uravuga Asiya ntago bworoshye. Yego. Hanyuma kuri uyu munsi wa none waje kwisanga wavuye kwa Theogene gute ko tuzi ko hari umuryango w'abana bagifashana n'ubu ngubu kandi n'ubundi right now munyibona ukiri umwana wo kuba wafashwa waje kwisanga wavuye gute? Ubushobozi bwaramuseshuranye arabasezerera bose. Yarabasezerera atubwiye yuko Imana nizajya imushoboza aho azajya aho turi azajya agerageza aduhamagare niba ari nka ninde wabibabwiye? Asiya yababwiye ngo iki? nyine yatubwiye yuko nihazaba hari ikimana yaciye inzira azajya aduhamagara akakiduha ariko kugeza uyu munsi kuva dusezerana ntacyo turabona. Ntacyo murabona? Bivuze ngo abana bose nta numwe ugihara gifasha bose yarabasezereye. Abo twabonye ejo bundi bari guha inkweto n'abari bagiye he? Bariya ni ukuvuga ngo ubundi kuntu ibintu bimeze hariya mu rugo hari abana bahabaga mu rugo bahahoraga umunsi ku wundi. Yego. Saa sita ku manywa na nijoro bahabarizwaga
ariko kuva icyo gihe kuva nyine kuva yafata umwanzuro wo kubasezerera bahise nyine niba waraturutse Nyabugogo yarakubwaga uturutse aho wavuye abari usubira ariko ababwira ubwo nyine ubuzima wavuyemo nibwo wongeye usubiramo urumva rero niba yarabonaga ayo mafaranga umugabo we yarakoraga cyangwa akagira gute uyu munsi nta bigihari nta mikorere urumva rero kandi nawe akeneye kubaho akeneye kubaka umuryango mushya hari ibyo akeneye gukora se urumva ntabwo byoroshye hanyuma kuri uyu munsi wa none ubarizwa hehe cyangwa se ukora iki cyangwa se uba hehe mba Nyamirambo mba hano Nyamirambo utaragera hariya Nyamirambo kuntuza utaragera hariya ku Marange uriya muhanda umanuka gutya usa nk'uwerekera Kimisagara niho mba usa nk'uwerekera Kimisagara kuntuza kwa Mutwe niho mba ariko nyine ikintu narimaze iminsi nkora narimaze iminsi nzunguza ejo bundi baradufashe barabitwaka urumva kuzunguza hari hano muri Kigali buri gusa nk'uko manga kuri RIB buri gukomanga kabisa iyo ugiye ugataha kabisa ugeze imbere y'umuryango utahaho urapfuka mukavuga ati shimwa mana uyu munsi kuba wishe urumva ntabwo biba byoroshye barabitwambuye ubu ngubu nyine urumva ntabwo byoroshye kuva babitwambura ndi mu rugo wazunguzaga iki nazunguzaga ubundi nabanje kuzunguza ibintu by'imbuto ibintu by'imbuto mvuyeho mbona igishoro cyo gushora mu myenda nkajya kurangura hariya Kimisagara nkazunguza nyine kwa kundi abazunguza agenda ukomanga ugira gute ugenda ucuruza ejo bundi tugeze mu mujyi ntumbaze niba baradufasha ugira ngo ni benshi hanyuma kuri uyu munsi wa none waba warize se narize nzi gusoma no kwandika nubwo naciye muri ibyo byose urumva navuye mu ishuri hari ibyo menye wavuye mu ishuri ugeze mu kangahe nari nshoje P7 muri Uganda muri 9 ubwo ni mu wa mbere iriya nasare biga bagarukira mu wa 7 P7 bisoba ni bagarukira mu wa 7 ubwo wari uzi gusoma no kwandika hanyuma se tuvuge kuri uyu munsi wa none abantu bagukurikiye cyangwa se bakurikiye iki kiganiro bamaze kumva ubuhamya bwawe cyangwa se ibyo ukeneye cyangwa se n'ibyo waciyemo byose right now umubyeyi wawe yaba papa yaba mama wawe baracyariho ariko ntago byoroshye ubuzima ntago bworoshye cyane ko hano mu Rwanda turi muri ya minsi 100 yo kwibuka yego ntago byoroshye sinzi karise dutu hasi haracyarimo abaturage bakandamizwa cyane iyo hariho abayobozi badashobotse iyo nta kintu ufite urakandamizwa bishoboka hakana hehe mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri muri 2024 mu kwa kabiri yego hari umuntu wateze papa amukubita ifuni yamwo hano ngo iki agiye kongeramo baba baramufasha bamubaza ati uyu musaza uri kumuhora iki kari umusaza wikorera abundi papa mu buzima busanzwe yasudiraga akabona yo barya nge nashakisha nkabona yo bishyura inzu aramubaza ati umusaza kumugize gutya ni iki yagukoreye ati njyewe sinzi ukuntu nteye ati iyo bigeze mu kwezi kwa kane umusaza mba numva namwica icyo gihe uwo muntu aracyariho tuza nkubwira ukuntu byagenze yego nuko noneho baba baramufashe bamutegeka kumuvuza biranga umuryango uratubwira ngo uyu muhungu niyo bamufunga kuko aracyari umusore azava muri gereza papa wanyu yarapfuye twariyarangije bishoboka yego Asiya atanga amafaranga baramuvuza arakira none ejo bundi mu kwa Asiya ibyo bintu umuntu amuhamagaye yabivuga cyangwa wenda ntago ngiye icyo abiziho nuko namusabye amafaranga mubwa ko papa
bamugiriye nabi arayaguha arayama. hanyuma ntabwo yigeze akurikirana ngo abe yamenye ikibazo papa we yaba yazize cyangwa se ntabwo yavuganaga n'ababyeyi bawe icyo gihe ubayo? Iyo mpano ntabwo ayigira yo gukurikirana umwana ngo amenye ibipfi iwabo. Noneho papa turamuvuza turiyaranja asa nk'uworohewe. None ikintu cyantunguye kinyereka yuko uwo muntu kamumbaye ashaka yuko rwose mbaho tubaho nyine nta mubyeyi tubona kandi ubundi arashaje. Imyaka afite ntago mbara yuko imyaka 10 imbere ayifite. Yego. Ejo bundi aramutega none hamukubita akaboko irigufwa rirasohoka. Bwa kabiri. Ubwo yari inshuro ya kabiri. Ubu ngubu babikoze. Ubwa mbere abikoze 2024 mu kwa kabiri. N'ubu ngubu mu 2025 yabikoze mu kwezi kwa kabiri. Aho ni mu kahe karere? Ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Wa Musheri. Uwo muntu amazina yarazwi cyangwa arazwi? Ubu ngubu baranamufunze. Yego. Noneho barahamagara barabimbwira barambwira ngo wa muntu yongeye aramuhohotera. Noneho amamagara imiryango yabo ndayibwira se ko noneho mbona ikibazo cyongeye kikaba insubira cyaha abo ngo noneho turabikemura gute. Noneho ribi fata uwo muntu yaramubwiye ati ufite ikibanza ukigurishira umusaza agiye guca muri scaneri. Umuhungu arabyemera yuko bari bugurisha ikibanza papa akivuza. Noneho bigenze gutyo bamugejeje kuri ribu kwa kundi baba bagiye gusinya umuntu bagiye kumugemura. Yego. Imiryango iratubwira ngo ntago yaranyibwiye ati ntago twagurisha ikibanza kubera papa wawe. Ndabaza se ko mubona yarembeye mu rugo nanjye ubwanye nta bushobozi ufite murabona biragenda bite? Yego. Ngo papa ngo uriya mwana azajya kuva muri gereza papa wawe yarapfuye. Ngo urumva turamutse tugurishije ikibanza twaba duhemutse. Twamujyanye kwa muganga Musheri ku kigo nderabuzima gihari baduha transfer ya Nyagatare. Transfer baduhaye ntago ari ambulance baduhaye byasabaga gutega kugeraho byari 30. Babwije kuri amafaranga narayabuze. Twarayabuze urumva no kumurwaza 30. Umurebye igufwa ryaka kaboko ryarasohotse. None nimba vejo bundi meruka nabonaga zarasohotse. Ngo wiki nukuva uko akaboko kabora niko nimbavu zibora. Yego. Noneho nahamagaye nakoze iki namaje kubona ubushobozi bunshiranye mamagara uwo bita papi umwe nabonye uvuganira abaturage mubwira uko n'ikintu ikibazo kimeze. Papi Ndahiro Valens papi arambwira ati rero ndumva ukuntu bimeze. Ati mwavuganye n'imiryango mwakoze inama murabyumvikana. Ndamubwangwe mwagiye kuri ribo ndamugange n'ibaburo bya ribo turabifite. Ndamubaza se ni iki kintu ushobora kudufasha wacu akavurwa? Yarambwira ati byari nijoro. Yarambwira turabona aya masaha burije uzamumagara amasaha y'akazi ndebe ikintu ngufasha. Yego. Cyo gihe papi wari wamuhamagaye sangahe ryari? Ndahiro se inamuhamagara nijoro kuko nomero yiwe nagiye nyihiga umuntu wayima icyo gihe ayo masaha nijoro saa 3 gutyo. Saa 4 za mu gitondo naramuhamagaye arambwira ati ndi mu kazi ndaje nkuvugishe kugeza n'uyu munsi ndacyategereje. Buri munsi ndamwandikira nkabona yasomye ariko nansubiza. Ariko hagize umugera neza wamfasha wenda akamfasha papa wanjye akabona akajya guca muri scanner akareka kubura kuriya yaba ngiriye neza. Nanjye ubwanjye ubuzima ndimo simbwishimiye. Urumva Imana iramutse iciye inzira niyo nasubirayo nkamurwaza nkagira gute mu rugo iwanyu iwacu cyangwa suka umva icyo nakano kanya ubu ngubu akangaka kakanya meze. Yego. Nibyo nambaye nuko meze. Nago ngiye kubabeshya ngo nabyikuye cyane arabyiguriye. Urumva ubwo bushobozi ntabwo bufite pe. Ntabwo bufite vraiment. Uhagira ikintu yamfasha gose yamfasha pe kuko hano hanze ibintu birakaze. Ibaze none nahamagaye mudugudu ndamugane mudugu
ese ibintu muri gukora uri kubibona ngo none se uragira ngo mbikoreho iki ko umuryango wabyanze ari uhamagara mu rugo iwanyu mudugudu waho ni nose mudugudu ko kubera papa barera mu rugo mwiruka ngo noneho duteye muri karitsiye irimo abantu benshi yego bashatse no kubikora buri rugo ndakeka rwavamo igihumbi ariko agaca kuri akajya mu guca muri scanner bakamushiraho n'icyo gisimo yego ariko amezi abaye arangahe ariko borera mu rugo yanajunguje gutyo nkabona icyo gihumbi ndacyohereza nyine niba ari umwunga niba ari ukumutera urushinge rugabanya uburibwe urumva ntago byoroshye ntago byoroshye pe. Hanyuma kuri uyu munsi wa none ubaho gute mu bijyanye n'imibereho ibyo kurya mu buzima busanzwe mbese kuri umukobwa tuzi yuko umukobwa aba akeneye ibintu byinshi cyane ubaho gute kugira ngo ubeho ku munsi ku munsi mbese ubaho gute? Urumva ngiye kuba ndiho ni Imana ibinshoboza urumva najya kuzunguza gutyo naba nkanakoreye ibyo bitatu nkamenya ni ndaryamo igihumbi ndagisevinga tuzagihe nyir'inzu cyangwa se biragenda gutyo. Ariko kano kanya tuvugana urumva barabitwatse ntago turabibona ndumva nta kintu ndiho urumva no mu rugo iyo bamamagaye telefoni iyo mgize Imana ikavaho mpita nshiramo akadege ngo wiki ejo najya gukora nabona icyo gihumbi nkahita mbahamagara ni wa muganga umutera urushinge nimugana imbabara telefoni yari yaravuye bitewe n'iki nuko nta kintu ndiho nyine. Yego nanjye ubwanjye hari n'igihe mba nariye hari n'igihe biba bitakunze ubuzima bwanze nyine ni ibintu bibaho mu buzima. Hanyuma yenda tuvuge nk'ubu ngubu hari umuntu uri kureba iki kiganiro wumvishe ibintu byabaye uvuga ko papa wawe ngimbavu ngo ziri kuvamo akaboko bamukubise ngiki ku kaboko harya yamukubise umuhini ku kaboko. Hanyuma yenda nk'umuntu uri kureba iki kiganiro wifuza kuba yafasha ababyeyi bawe kugira ngo bivuze cyangwa se papa wawe ngo yivuze nk'umuntu uri kureba ahangaha akumva ko yanagushyira no mu rugo ukaba wagira ikintu ubakorera cyangwa se wagira ikintu wigezaho yaguha akazi kuko tumenyereye ko abana bo mu mahanda kenshi baba bakorakora. Urumva ntago nubwo tuba twaraciye mu buzima bugoranye ntago ari twese dukorakora. Yego ntago ari twese ariko dukorakora imyaka hariya mu nzawuki nari mpamaze imyaka 4 muri iyo myaka 4 nari mpamaze urumva ndi umwana w'umukobwa. Yego baye ukorakora ntiwayihamara nanjye se wo gukorakora ngira nta nubwo nayigeze usibye ubwo buzima nyine urumva iyo uri n'umwana w'umukobwa kugira ngo ubeho neza izo ngeso urazirinda kandi Imana ikabigushoboza bikagenda neza. Hanyuma se ko nta kazi ufite yenda nk'ibikoresho by'umukobwa akoresha mu gihe cye bigenda gute amafaranga yakura hehe? Amafaranga nyakura hehe y'ibyo nkoresha? Yego ni ukuvuga ngo ntabwo biba byoroshye no kubona padi reka mbivuge gutyo no kuyibona. Yego no kuyibona ntabwo biba byoroshye iyo ubonye umugira neza akaguha icyo gihumbi urayigura hari n'igihe akiguhereza ufite ikindi kibazo ukajya wirwariza ukiyaranja mu bundi buryo kandi wari uzi ko ari cyo kibazo wari ufite ukiyaranja pe. Hanyuma yenda nk'ikintu wibuka waba waraciyemo ku buryo ushobora kukibuka ukaba wakumva wanarira kumva kirakubabaje ni nk'ikihe kintu ubu wumva utekereje nk'ibintu nka 2 cyangwa 3? Ikintu nibuka nkumva kirambabaje kikakubabaza kumva wanarira. Icya mbere nk'iyo nibutse nk'iyo nkuruye wenda ngasubira inyuma gato nkareba ubwo buzima twanyuzemo tuva Uganda. Yego byitwa ngo tware mu bihugu by'amahanga. Yego naho turi mu Rwanda bikaba byitwa ngo umuntu arahohoterwa ari mu gihugu cye. Yego akamerera kuriya mu rugo aturanye n'abaturanyi b'Abanyarwanda agize gute kandi buri ubuyobozi bupfira hasi. Abaturage kenshi barakandamizwa
uwo muturage nabe yahabwa n'uburenganzira bwo kujya kubivuga ku nzego zo hejuru. Yego. Bigahereramo aho hagati nyine gusa. Urumva ikintu kimbabaza ngewe cya mbere kibaho nkunda umuryango wanjye. Niyo numvisha nk'ukuntu bamamagara nijoro noneho hari ukuntu bamamagara iyo ari gutaka. Yego. Ejo bundi yaramamagara nijoro arambwira ngo ndumva ngo umutima ugiye guhagarara, ngo ndumva ngo ntazi ngo ukuntu meze, ngo ndumva umutima ugiye guhagarara, ngo ndumva ngo ndi kuribwa cyane. Yego. Akajya avuga ngo mvura ururimi rutava mu kanwa, ndavana papa arapfuye, apfuye hari abantu, apfuye hari abantu bakadufashije. Harya ubu koko abakene tugiye kujya turengana, abakene nibo bazajya bafashwa. Akenshi iyo umukire afite ubukwe, inshuti yanjye, yego, barabwitabira 100% honore. Ariko iyo umukene abufite, yego, umukene iyo afite ubukwe, yego, nta muntu n'umwe ujya umutwerera. Niyo gutwereye utwererwa na wa muntu musanzwe muziranye, wa muntu uri bukuzanira igiseke cy'ibigori. Yego. Akenshi ngiye nagiye mbibona abakene bakoresheje ubukwe, n'abafite amamodoka yarabatumiraga, urabatumira bakakubwira ko badahari. Ubwo rero urumva impamvu mbivuze gutyo, hari umumama duturanye hari ahomba, hariya nyine aho mfite aho ncumbika ubu ngubu. Ubu ndacumbika kuko nta aderese mfite. Yakoze impanuka avunika akaguru, bigaragara ko yifitiye ubushobozi. Ariko abantu baramusayidiye, bamujyanye Faisal kumubaga akaguru, bamutwereye $5,000,000 kandi yazishakaho n'izari buvure. Yego, twikomereze. Urumva rero ntabwo babyoroshye. Ni ikihe kintu wamusaba, cyangwa se abantu badukurikiye hano kuri Rukundo Empire, ni ikihe kintu wabasaba ko baba bagufasha cya hafi ku buryo cyagusayidira? Nge ikintu cya mbere bamfasha. Yego. Ikintu cya mbere bamfasha, uwantera inkunga, yantera inkunga iriya transferi papa akajyayo bakamushyiraho igisima. Yego. Cyangwa se kuba yananera inkunga ukavuga ati rero uko numvisha ari kure ntari bugereyo, ubutumwa naguha n'ubu ngubu, ukabongerezayo. Ikindi kintu numva nagufasha, niyo ntabigukorera ngo ngereyo, ngiye kuguha igishoro ukore, ayo mafaranga uzakuramo aba ari uzajya kumuvuza. Muzajya mumuvuza. Yego. Akenshi buri abazungu zaye na aderesi tugira, ariko aramutse avuze ati nkwaha igishoro gifatika. Yego. Urumva iyo gifatika nyine nawe ntabwo ubura naho ukorera. Ushobora kugenda ukareba umuntu ufite umuryango munini, iyo ufite ibigaragara ntago yawukwima, akavuga ati tujye dukorana, dukorane gutya. Ariko nyine urumva ubwo bufashe yabangiriye neza, kuko kano nanjye nta kintu ndiho vrema. Ugira telefone se? Ndayifite. Hanyuma ngaho vuga nimero ya telefone yawe ku muntu yenda waba gukeneye abe yakubonaho. Nizere ko telefone yawe isaha n'isaha ibiri gucamo ku buryo yaguhamagara akakubona. Yego. Nomero yanjye ni 079 87 19 549. 079 87 19 549. Shaka kumamagara, kunyandikira, kungira inama, kumfasha mu buryo bw'imyumvire n'imitekerereze. Yego. Kuko akenshi depression iba yaraturenze bitewe n'ibibazo. Shaka kumfasha ku buryo by'imyumvire, ku buryo bw'imitekerereze. Yego. Wamamagara cyangwa kanyandikira. Karibu cyane. Nta kindi wifuza kuba wasaba abantu? Myenda? Yego, icyo urumva ntago byabura, ntago byabura, ariko akenshi ari igihe ntago ushobora gusaba umwenda wo kwambara utabonye icyo urya. Ariko umugira neza wamfasha nabyo awubonye umwenda, urukweto se, icyo kurya. Nukuri ntago byoroshye muri iyi minsi, abantu bari gukubitira abana kuryama. Yego. Nukuri niyo yaba isahani y'umuceri, yaba irobo y'umuceri, icyo waba ufite cyose ushaka kucyimfashisha, iyo sahani waba usevinze imbere y'Imana, Imana yazabiguhembera. Habonetse n'umuntu waba yakwishyurira inzu, wanyishyurira inzu, nta kibazo ukava aho ngaho uri gucumbika n'undi ukajya mu nzu yawe. Yego, wanyishyurira inzu se,
wambwira usize ngiye kugufasha iki, nta kibazo byaterwa nuko amarangamutima yawe akuyoboye. Hanyuma reka mbe nakubwira ngo ihangane kandi komera, ndabizi ko bizagenda neza. Abantu bakurikira ibiganiro byacu, umuntu wese waba ufite umutima wo gufasha, reka mubwire ngo yagufasha kandi byagenda neza, kandi ukazanashimira uvuga ati wangiriye neza, Imana izakwiture kuko ngewe ntacyo mfite naguhemba. Mbwira umuntu udukurikiye wese, gira umutima wo gufasha kuko ukuboko gufasha guhora hafi y'Imana, kuko gufasha guhora hafi y'Imana. Nkubwira ngo reka ngushimire kandi nanakubwire ngo ukomere cyane. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Yego, kandi wihangane ukomere, nibigenda neza ku bantu babifuza ko twazajya Nyagatare aho ngaho mu rugo iwanyu, tukaba twajya no gusura papa wawe cyangwa se ababyeyi bawe, tukanabereka nuko bameze. Hari abantu baba batizera ko ibintu ari byo tuba turi kuvuga, bazampamagara kuri nimero yanjye ibipininze hasi ku kiganiro, cyangwa se nkanayibabwira ni 0788 6339 bakampamagara, tukazajyana iwabo, tukazajyayo pe, ibintu byigaragarira, kugira ngo batazumva ko umuntu wese wakwitanga kugira ngo umubyeyi wawe yifuze, batazumva ko ari scam. Yesu ntago ari scam, nukuri ahubwo byaba bimfashije kurushaho. Hagize uwifuza kugerayo, nukuri ahubwo bahita babona ibikenewe ari byo byinshi kuruta ibyo navuze. Hanyuma rero reka nkubwire ngo reka ngushimire kandi nizere ko bizagenda neza. Yego, murakoze.